nyine ko ukunda Burna Boy cyane ndetse nyine nkuko ngena nakubonyemo imyambarire yawe yaba ku mutwe yaba uburyo ugaragaramo neza nyine cyane Burna Boy. Ese nk'aka kanya ugize nk'amahirwe yo kuba wicaranye nawe cyangwa muri kumwe muri studio, ni iki wamubaza? Okay, namubaza ku bijyanye na success ye kuva uko yatangiye kugera aho ageze. Gusa ikindi namubaza ni ikintu kimwe featuring, iyo niyo yankoma cyane. Unabyo no mu bintu ujya utekereza cyane, watekereza featuring yawe na Burna Boy? I know different things them happening, schemes and packaging. In a one night 4 shows, I'm juggling flow like the ocean. My boat I'm battling. Shena pain, that's my bro, my family. Flows and chains. When it comes to money, yeah, they concentrate. Make I tell you straight, you are not my mate. If you become mission, I'll be head of state. Burna. Yeah, life is good, but it can be better. Enjoy your life with Abaton TV. Right now, I have the superstar, the super talent, the super young, the hip hop in Rwanda. Yeah, uko mubona rero turi kumwe n'umusore usanga ukiri mutonya cyane. Uko mubona imbere ya kamera mubona n'umusore ukeye cyane. Urabona ko cyangwa agaze cyo sitwavuga amafaranga ajyagaze bwaraza kwivuga. Reka noneho dutangire yibwira abakurikiye Abaton TV. Ese ni muntu ki yaba agezwe n'iki? Ngo nyigereza fane huhe. I'm burning deep mobushyuhe. Mbwira niba na map nikure. It's killing, maybe nifuhe. Se body teneza, ngo barusha black skin melanin. Akaseko keza, you've got one misses in me. So mvugiriza trumpet, my girl. I wanna hear trumpet, my girl. Mvugiriza trumpet, my girl. Trumpet. Wanyita Veeboy King, the Switzerland. Are we the baddest? The baddest. Baddest. Chokoli the baddest kabisa cyane. Wancho nakubwira ati kudeshapo kabisa aho ngaho ewana uri hejuru cyane. Ubwo nanone tunyumvishe uburyo iyo njyana uririmbamo, numva ni njyana hari azibugande za kamiliyoni za syntax. Ese ubundi nyine iyo nkomoko yawe injyana yawe uyikomora hehe? Ubundi nge na gutangira my music nahoze nifuza kuba umuraperi. Aronagiye mfana abahanzi benshi batandukanye hanze, ariko uko naje gukura nagiye nsanga nkunda Burna Boy cyane. Sinavuga ngo nyikomora wenda kuri we, ariko nyine nabyo birimo kuko ndamukunda cyane. Okay, ndirimba afropop niyo nisanzemo ko nayivye uburaperi ndavuga nagari ibyanyu. Ese utubwe nyine ko uri mu njyana nyine afropop. Ese nyine umuziki wawe muri rusange abakubonye none aha bamenya ati umuziki wawe wawutangiye ryari, hari muhe mwaka? Mu gutangira music ndakeka kuko umuryango nurukamo ya famille Chaka. Dukora music ibintu by'ubugeni, so nyine abandi bose bakoraga music ari ukurimba no gucuranga. Nibwo naje nanjye kugira inspiration. Ndibuka nakoze indirimbo ya mbere 2014 nubwo yavuze y'abaraperi yanjye nka 50 Cent ako sinabikurikiraga cyane ko njye ubundi giye nkora ndu artiste ndashushanya. So muri ubundi nahoraga nko muri class iyo nabaga nicaye nabaga ndi kwandika indirimbo. Nandika indirimbo ariko nkumva wapi bitazava muto. Muri 2019 nibwo naje kujya studio ndavuga reka ngerageze ndebe. Aribwo nakubitaga indirimbo ya mbere yitwa Trumpet. Ubu se kuva muri 2019 ubu aka kanya tuvugana mu mwaka 2022 uhagaze indirimbo zingahe zasohotse? Kuzasohotse ni indirimbo ebyiri, harimo featuring imwe n'indi imwe yanjye.
akazi karacyari kenshi cyane cyane bro. yeah ni hatari ariko nyine bizageraho nawe nyine ube nk'abandi bose kabisa kandi kuko impano yo urayifite. Nanone ubwo tutibanze cyane kuri yo talent yawe cyangwa kuri yo career yawe urimo, hari abantu benshi bari kukubona bakabona uburyo ugaragara neza cyane. Ese ninde wakwambitse uriyambika? Tubwire muri rusange ko ugaragara kuva hasi kugera hejuru, ninde wakwambitse? Ese nk'ukubona ubu ngubu uhagaze gute? Mwaka kanya niyambitse niyambitse gusa mu bisanzwe hari abantu tujya dufashanya mu mideli nyine, harimo Isunzu Garment akazamo na Ada Ben Store. abo ni bo mujya mukorana mu bijyanye n'imyambarire? ubu tujya dukorana mu bijyanye n'imyambarire. Wow, kabisa cyane. Abantu nabo bari hejuru cyane, n'abandi bahanzi bose babagane babace kuba babambika nabo bagaragare neza nko kugaragara. Bazatwegera. None hari akandi kantu nanone ndi kwibaza nyikubona nyine ku mutwe wawe ewana, uburyo umutwe ugaragara ni izindi vibes za danje. Iyo nuziri hose bayita gute? Isimbi. Ko numva ari izina ry'abakobwa Isimbi. Nyine nubwo ku mazi. Hari ibiganiro giye mbona nyine abakobwa nabo bari badufitiye bakabubwo numva batuvuga ngo batwita uduteta. Oya ngenzi ko ari ubwo ku mazi yabagura mu mazi. Cyane hatari kabisa. None twongeye tugaruka ku nyine kara gaciyemo cyane. Iyo uri kumwe n'umuntu ugomba kugaragaza vibes ze cyane ku buryo aba arimo kabisa nyine kujya baba badukurikiye nabo bajya bamenya ati uyu muntu se abahagaze gute, ibintu bimuriho se nibye bimeze gute. Nuko nyine indirimbo ufite nimwe. None se ubwo watangiye kuririmba hari ahantu indirimbo yawe ikimara gusohoka waba waragiye kuyiperforminga? Ni henshi cyane kuko natangiye no kuyiperforminga itaranasohoka. Gusa nyine nagiye ku mativa atandukanye, amashuri atandukanye, kugeza n'aka kanya ndacyayiperforminga. Wow. Cyane abantu bakenya baba bafite ayo mahirwe kuba yasohora indirimbo bwa mbere, indirimbo ye ya mbere, akabona amahirwe yo kuba yagenda ahantu hagiye hatandukanye agenda ayiperforminga. None se ukinjira muri kariyeri yawe y'umuziki, muri famille yawe mu rugo babyakiriye gute? Ese bo bagufata gute nk'umwana wabo cyangwa nk'umuntu nyine babana mu buzima bwa buri munsi? Urebye ubwo baratunguwe kuko abandi iyo baga bari muri repetition nge sinazikoraga. Nge ntago bigeze bambona cyane njya muri music, ubwo bambonaga mu gushushanya cyane. So nibwo nabatunguye mbakubita ikibanga nyine ikigoma yakumva umeze gutyo urashoboye. Ndabwira it's the thing. Ubwo kumuje nyine ko ku muryango wanyu nanone aho ngaho uvuze ko mujya ari ukuntu nyine muri repetition. Isi ubundi impano y'umuryango wanyu ni iyihe? Urebye tubikomora kuri papa na mama. Ubu ni ubugeni muri rusange kuko urebye mu rugo uhasanga muri famille twebwe ya Vietnamere gucuranga, kuririmba, byo kwambara, paint, byose ni ibintu byanyu, ni ibyacu. Ndumva mwihariye ibintu byinshi cyane. None se numvishe wowe injyana uririmbamo nyine ni injyana y'ubu ngubu, ariko twumvishe umuryango wanyu nyine warimbaga indirimbo zisa nk'aho ari za gakondo. Ese waje kubyisangamo gute? Kuki utakomeje injyana y'umuryango, injyana ya famille? Uburyo buri muntu azana vibes. Ugomba kuza ufite ikintu kitandukanye n'icy'abandi. Cyangwa warebye ubona iyo vibes atari yawe nk'umuntu w'umujene? Nazo nzigwamo cyane, ahubwo nuko sometimes nyine nanone bitewe n'aho wakuriye uza ufite izindi vibes. Wow, ni byiza cyane. None reka se nkaho dushizemo akantu k'agapoze gatonya twongeye twumve kuri iyo ndirimbo yawe nyine kugira n'abadukurikiye babashe kuyumva bumve n'umwimerere wayo. Se muri uru Rwanda haba hari umujene nkaho ubasha kuba yaririmba injyana nk'iyo ngiyo akaririmba byembyene? Bayita trumpet. Ngo nibwiraga ko 1+1 is 2 but kuvana kumenyaga 1+1 is us. Say adjust us as a king of the jungle. Ngendi bad man ndaguha akasample of love, a little below sample of love.
Say, just tell me all you need, I'll give all you want. Just tell me all you need, I'll give all you want, my girl. I they go, you they follow. I say down on the low, you're mad in love. Blow, blow, you blow my mind. You blow my mind. You they blow my mind. Queen Fiona, go give you a final love. Cause I'm deep in love. Trumpet love. Sweezy. Wow, byiza cyane kabisa wakumva nyine yakomeza akiyumvira uburyo uririmbamo. None se muri aka kanya hari abantu benshi baba badukurikiye baba bafite ibitekerezo byabo babigiye bitandukanye, hari n'abumva injyana ziba zigiye zitandukanye nyine ziri hanze. Nk'ubu ngubu umuntu wumvishe iyi ndirimbo yawe uburyo uririmbamo akumva ari undi muntu usa nkaho wigana wowe muri aka kanya amubwira ngo iki? Mbo urebye nta muntu nigana. Nicyo kinjyana nirinda cyane kuko hari igihe utangira kuririmba kumva barakubwiye ngo uririmba nka runaka kuririmba nka runaka. Burya njye ngerageza kuba unique mu bintu byose nkora tu. Ntago nkunda gusa nk'abandi. Gukora ibindi abantu twese turasa ariko ugomba gukora ibintu nyine bitandukanye n'iby'abandi. None se iyo ndirimbo yawe ukimara kuyisohora cyangwa n'ahantu wayirimbye nta muntu umwe wigeze kuvuga ati iyo ndirimbo uburyo iririmbitsemo iri mu buryo bwa runaka? No. Ahubwo akenshi ikiristu ubwo wasangaga umuntu yinjira akavuga runaka se ari hano. Geta mubwira happy bro. Ya birumvikana ya uko nk'ubu ngubu nyine iyo abantu baba bari binjira mu muziki nyarwanda nyine haba hari abandi nyine baba barafashe intera. Ni ukuvuga ati hari umuntu yumva igihangano cy'undi katakitiranya nyine nk'umuntu amaze gufata izina. Ariko nyine icyo twabwira ni uko nyine urubyiruko nyarwanda rurahari rufite impano kandi rukwiye kugaragaza, dukeneye n'abantu baza bakabasapotinga cyane. Tukiri nyine muri iyo kariyeri yawe y'umuziki, ese indirimbo yawe mbere y'uko ijya gusohoka ni izihe mbogamizi waba warahuye nazo kugira ngo ibashe kuba yasohoka, isohoke ari amajwi ikoreye muri studio? Ubwo ndabanza nshima Imana nyine kuba iri no hanze. Kuko nyine urabyumva hari ibintu biba biri ibibazo biri general tu nka financially. Ikintu cyita igiceri abantu muri music sometimes wagera ngaho ukanayivamo kuko bidafite ibiceri ngo ugende ukome producer abanza gukubita umuzigo. Byo nyine no kubitekerezaho utarabona igiceri bro ni indikata. Ubwo urumva ugomba kubanza ugatekereza ku mafaranga ubundi ukagenda gukora iyo audio. Wamara gukora audio nibwo utekereza n'iyo video. Ubwo byose ni ibiceri. Gusa njye nyine nagiye ngira Imana tu. Naho ngeze wenda bakumva vibes bakavuga ngo hari discount runaka. Ndashimira abagiye bakora audio video mana benshi ni nk'ari ukumfasha tu. Nkashimira n'ababyeyi bamfashijemo cyane. Ko birumvikana nango amafaranga ariyo wayishyuye bwo birumvikana. Of course ntago n'igihe ariko nyine nawe ufite gutita something ntago wavuga ngo umuntu arakumenya ibintu byose nawe arutwongera amadushye. Nuko nyine indirimbo uba urastagorinze bimeze gutyo, indirimbo ujya hanze. Hari ukuntu nanone muri iki gihe usanga nyine abantu baba bakisanga muri music hari nyine izindi struggle bagenda bahura nazo, ibindi bibazo babigiye bitandukanye nko kuba indirimbo yawe ya promotingwa cyangwa hari ahantu wagenda ugiye kwaka stage bikayibaza. Ese wowe byagenze gute? Mbonye ndebye nk'abanyamakuru nagiye na approachinga. Ndabanza nshime Leandre man ari umunyamakuru n'ukora kuri TV10. Leandre yaramfashije cyane. Uzi umuntu wandikira just wamuha link akita kubwiye uzaze umunsi runaka interview kuri TV ikomeye nyine wenda. Ari abanyamakuru benshi bagiye bamfasha. Ariko icyo navuga ngiye baravuga ngo wenda si ukwikina ariko baravuga ngo keza karicuruza. Abana genereka wenda muzigo wanjye benshi bamagaye interview nta kindi. Nubwo nyine hari abandi basaga ibya mirenge ariko sometimes icyo cyayi kiba gikenewe ariko nyine nabo bazajye baheza. None se nta hantu wigeze ujyana indirimbo yawe bakobwa ati barayikina ugategereza mpaka ugakuraho? Ni henshi cyane.
none se iyo urebye muri iki gihe muri industry nyine y'abapcoming y'abantu bari kuzamuka ukayegeranya n'abantu bari ku rwego rwo hejuru, kuki iyo abo hasi itakunda kumenyekana cyane? No kubera iki impamvu itamenyekana? abari hejuru ariko muri iyi minsi ngenda umva ngiye bisigaye byarahindutse, kuko ubwo abapcoming ndi kubona muri iyi minsi ari abakubita miliyoni views man. Hari ibintu biri ugakubona umwandaground akubise indirimbo ya mbere agakubita 1M. ahubwo ibintu ni game changing cyane, birumvikana. Ariko nyine urareba nk'ubu ngubu hari benshi namwe nawe uba waratangiranye nabo muri iyi kariyeri yawe y'umuziki, ariko ukabona nimba tuvuge nk'abapcoming ni abantu nka 500, ariko ugasanga umuntu umwe gusa niwe ukoze igihangano akaba ari we wisuzamuka muri abo bantu. Nyine impamvu ndakeka ko abari hejuru barumva bashaka kuguma hejuru, kuko nago hari abapeti benshi bafite tara benshi cyane. Hari abana ngiye numva n'abana bato bagifite 10 nkita mvuga ngo yakagombye ari kuri level ya runaka, ariko runaka amaze gushiramo imbaraga nagashaka kurekura. Kandi nyine harimo ibi bintu byo gushaka, kuko ngiye maze kwijya nka producer benshi, uramwegera kwita wumva kugenga igiciro cya 200. Impamvu mbanje kukureba nkatakaza iyo bike yanjye wana, nkaza kukureba no kugira ngo mbone ndebe nyine ko nta mafaranga menshi mani magaze. Cyari umupeti ndi kwirwana nazo kanci 200 ibihumbi days. Urumva na uwici 250 umuntu ukiga na terambere yakigezaho tu birumvikana. None se ubu ngubu nyine urabona umuziki w'u Rwanda wenda tuvuge ko uri kugenda utera imbere, si bikiri nka kera, ariko nanone wawujyanya n'indi miziki y'ibihugu bidukikije. Urabona ko ho hari abapcoming bagenda bakorana indirimbo n'abastari baho bakuze, kandi ubona nyine ari ibintu biba bigaragara neza kandi biba biri no gufasha nyine nabo bakiri bashyashya kuba bazamuka. Ariko wareba aka kanya mu gihugu cy'u Rwanda urabona nyine abastari barikoranya ubwabo bagakora indirimbo, ariko ukubona irimo umuntu mushyashya nk'uko nguko urabona hari abagiye bazamuka nabo bafite indirimbo bamaze gukundwa, ariko kubona ari muri all star y'abastari bakuze mu gihugu ukabona ari ibibazo. Ubona ari ikihe kintu kirimo aha ngaha hagati? Ni ka kabazo ko mu mutwe aho se n'urengereye oya ntago ari ukurengera. None njya mu ndeba Nigeria man, ureba nka Burna Boy agafata agakorana collabo n'umuhanzi ukizamuka uyikubitse indirimbo ya mbere first move. None se ubu tuvuge ko babarusha bariya hit, hari ibintu nyine ntago barasobanukirwa. Hari icyo bita kuzamurana, mbese kuzamurana. Niba wimye ni ukubera iki nk'umuhanzi uri hejuru atabwira umuhanzi ukiri haza akamubwira nabonye ukora neza ngwino dukorane. Ahubwo icyo bakora ni ukugenda mani mu mastu yakumva cya kigoma kirenze wa mupeti yakubise ukabona kirarigise tu. Nabyo bijya bibamo se? Bibaho cyane bro, ugasanga wihirinze ku ngoma yawe keta yikomereza. None se ubwo muri rusange ni ukuvuga ko muri iyi industry y'umuziki nyarwanda abahanzi barimo bakuru badafite urukundo rwa barumuna babo? Bararufite, ariko ndakeka ntago barasobanukirwa. Sinzi ikibazo baba bafite tu. Kuko buri iyo ukunda umuntu habamo ikintu cy'ubufatanye, kuko sinakumva ko hari aho wageze utaba wakifuza ko mugenzi wawe nawe yahagera. Kuko njya ndeba uretse naho muri Afrika gusa, uzarebe n'abo hanze tu. Ubona umuhanzi uri hejuru akahita akorana collabo na wa wundi mukimenya tu, cyangwa se mutanazi. Ndakeka ko nyine bisubiramo tu, bamenye ko n'abari hasi nabo barazamuwe nabo bazamura abari hasi. Ikintu nicyo. Okay, none se muri kariyeri yawe y'umuziki ese passion yawe cyangwa inzozi zawe ni izihe? Cyambere cyo inzozi zanjye no kugeraho nifuza kugera. Njye numva ko nshaka gukora music yanjye nyine ku rwego rw'u Rwanda,
mu karere turimo ka East Africa n'isi yose byaba ngombwa tukajya no mu alien gusa nyine ishema rya mbere ni ukuzabona nanjye nzamura u Rwanda peti ry'u Rwanda muri music entertainment. Ese muri aka kanya nyine nk'uko uvuze nyine ishema ryawe cyangwa n'inzozi zawe wifuza kuzageraho nk'umuhanzi muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye no hanze yaho dufite abahanzi bagiye bakomeye. Ese nk'ubu ngubu duhereye mu Rwanda umuhanzi ubona w'icyitegererezo cyawe role model wawe ninde? Inaha mu Rwanda cyangwa mu Rwanda? Mu Rwanda buri muhanzi wese ukora cyane. Wanze kugira uvuga oya kuko nyine umuhanzi wese unyereka ko ashoboye shanye mba mufana. Tunyarukiye hanze ho ninde none ufana cyane? Umfana cyane Burna Boy. None se uko umukunda cyane se hari ibihangano bye nk'indirimbo ye wabuzi? Sango iduha agapera twumve. I know fit different things them happening, schemes and packaging. In a one night 4 shows, I'm juggling flow like the ocean. My boat I'm battling. Shena pain, that's my bro, my family. Flows and chains. When it comes to money, I they concentrate. Make I tell you straight, you are not my mate. If you become mission, I'll be head of state. Burna. Nkuko nyine umaze kubitubwira nyine ko ukunda Burna Boy cyane ndetse nyine nkuko ngena nakubonyemo imyambarire yawe yaba ku mutwe yaba uburyo ugaragaramo neza nyine cyane Burna Boy. Ese nk'aka kanya ugize nk'amahirwe yo kuba wicaranye nawe cyangwa muri kumwe muri studio ni iki wamubaza? namubaza ku bijyanye na success ye kuva uko yatangiye kugera aho ageze. Gusa ikindi namubaza ni ikintu kimwe featuring iyo niyo yankoma cyane nabyo no mu bintu ujya utekereza cyane watekereza featuring yawe na Burna Boy. Imana igufashe cyane uzabigereho. Okay, none se tusa nkaho nyine turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Muri aka kanya ni izihe nama wabwira nyine abahanzi bari mu rwego rwawe cyangwa nabo bakiri kwishakisha bari kuzamuka mu industry ya muzika nyarwanda? Ni iki wababwira? Ni izihe nama wababwira muri rusange? Icyo nababwira ni iyo ukunze ikintu ukabyereka Imana, burya Imana niyo ya mbere. Ukabyereka Imana ubundi ugashyiraho ubushake bwawe ugakora cyane bro, kugira ngo ugere hejuru. Ntabwo ubyuka ngo ugiye studio rimwe ngo ukore indirimbo ngo ni ugukora cyane. Icyo nababwira ni dukore dukore cyane and then bazasarura sometime to come. Ese akantu utazibagirwa kaba karakubayeho ugitangira music yawe na n'ubu ngubu iyo ugatekereje wumva nyine ukiseka ni nk'agacyungu? Nyitangira my music ndakeka indirimbo ya mbere nayo recordinze nk'amezi 6, ariko atari ukuvuga ngo nuko ngo nabuze wenda iyo mirongo. Nta bushake nari mfite. hari friend wanjye bita Keve famous. Niwe wambwiraga bro genda ukore, nkamubwira nzajyayo ikaba ukwezi kumwe 2 bakambwiye si indirimbo ye tuzayisibe cyangwa nzaza. Suko ko ari ikibazo cyari ngo financial cyangwa se iki. Nje ntabwo numvaga ko nyine bitandimo cyane tubiraho. Nza kuzabara y'amezi nsanga ewana genda kungana nk'uruhinja. Ntabwo byari byoroshye kugira indirimbo yawe babashe kuba bayitunganya audio gusa. Inshuro wagiye muri studio ni nyinshi. Inshuro zo ubwo ni nkeya, aho nyine vuga ngo nabiburaga umwanya. Kuko barambwiraga basi tuzayitange cyangwa tuyisibe, avuga hoya mwe muyiretse nzaza kwireba. Ni byiza cyane. None se ubu ngubu aka kanya ikintu wakisabira abakunzi ba muzika muri rusange ni iki? Icyo nabasaba cya mbere no gusapotinga abahanzi bafana,
kuko burya umuhanzi kugira ngo abyuke agende tu akore iyo ngoma akore iyo video ibagereho biba byamutwaye imbaraga nyinshi. Ndakeka bagomba kuzajya kugira ngo babone ibihangano byinshi, kuko niba ukunze umuhanzi agasohora indirimbo mu kwa mbere indi kazaza mu kwa 10 urumva nawe uri guhomba nk'umukunzi we, kuko ntabwo uri kubona ibyo umukeneyeho. So ndakeka hari ibintu njya mbona mu bihugu by'abaturanyi, ukabona umuhanzi wenda runaka atinze gusohora indirimbo, abafana bagateranya ibiceri bakabimo bakamubwira bro kora ingoma twumve, babafashe kuko burya umuhanzi nawe mana kenshi nyine akazi ko guhanga nyine urumva nta muntu umwishyura, so bababere nkaho ari ababosi babo, tubafashe babagire n'inama. Okay, nk'uko bivuze, ese nanone nk'abantu bakunze ikiganiro cyawe, bakunze uburyo uririmbamo, vibes zawe, uburyo umeze, ese ugushaka yakubariza he, yagusanga he? Ku mbuga zose nkoresha Veeboy King. Indirimbo yawe se yuko ari abantu wasanga baba bayikunze, yaba ifite ahantu ibarizwayo? Iri kuri YouTube nka Veeboy King bayita Trumpet. Iri mu bwoko se bwa lyrics cyangwa ni videos? Aro video lyrics akajyaho na official video. Wow, byiza cyane. Nkuko mbyumvishe rero, mwumvishe ko nyine twari turi kumwe na Veeboy Kings, umusore nyine ukiri mutonya cyane ufite ariko ibikorwa bitasa nkaho bimuruta cyane, ko afite ibikorwa bikomeye cyane, afite injyana yaririmbamo ndetse ifite imbaraga cyane, afite n'inzozi ngira ngo zitari za hafi cyane. Dusaba yuko nyine Imana yakomeza kugendana nawe kugira ngo izo nzozi ze zibe zaba impamo cyane. Rero uwaganira nawe nyine ikiganiro cyo cyaba kinini cyane, ariko ibyiza nuko nyine aba badukurikiye ari bo baba bashaka kuba bumva ibyo twaganiriye, ibyo banyuzwe nabyo, ndetse n'icyo baba bashaka kuba badufasha badushikiriza ndetse bakandika muri comment. Twibutsa ko nyine wowe utari wakora subscribe, kora subscribe, kore na like na comment kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe umunsi ku munsi. Nimba uraba umukeneye, nimero ze turaza kuba twazipininga aho hasi kugira ngo ujye ubasha kuba wamuvugisha, waba ukeneye gukora collab nawe, waba ndetse n'ibindi ukeneye nawe umuvugishe, mugerangize muganire. Nkuko yabivuze rero, no gufatanya nyine tugerageze tugaragazanye urukundo hagati yacu, yaba bari hejuru ndetse n'abari munsi, dufatanyije twakora igikorwa kinini cyane. Turagushimiye cyane. Ntago nagenda gutyo nkuko naje ukuntu ngomba kugenda ukuntu nshaka kubasigiramo agasouvenir. Nga for myself kuri iyi dunia, ngaho benshi ku maface bari so serious, gusa ku mitima batari genius, we rocked on big chains, ngaswe nigereza ngomemu cyandaguha distance cash kuri momo boy because kikurenga maze nshima Imana atali alhamdulillah for the life no payment agi ngo bofari mbono twika ngo nozambona nsindwa rekana ngo nizi njangwe Magai njye mvugana na Tiger Cook I'm bad darenze ndabizi mfite golden heart kumwe kuri isi wanjye bice mfite kwisi biramagije so no competition Cook I'm bad darenze ndabizi mfite golden heart kumwe kuri isi wanjye bice mfite kwisi I'm satisfied so no competition. Veeboy King, the Sweezy Lantern, the baddest. Wow, thank you.